Ndagushuje kandi nguhaye ikaze, nizere ko aho uri hose udukurikiye mu bice bigiye bitandukanye umeze neza. Uyu munsi tukaba tugiye kurebera hamwe ibiribwa bigiye bitandukanye bishobora kuba byagufasha kwirinda ndetse no guhangana na kanseri zo mu bwoko bwose. Kanseri ni indwara imaze guteza ikibazo ku isi yose kuko ni indwara ihitana benshi. Igiteye inkeke ni uko kandi imibare y'abarwara kanseri ku isi igenda yiyongera ndetse no mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere ikaba iri ku muvuduko ukabije. Ubushakashatsi ntibuhwema gukorwa bugamije gushaka uko iyi ndwara yacika burundu cyangwa imiti yayihashya neza, ariko biracyaza. Iyi ndwara ikindi ni uko ifata ibice binyuranye by'umubiri, harimo mu kanwa, mu muhogo, ibihaha, igifu, amara, prostate, amabere, inkondo y'umura, umwijima, uruhu n'ahandi hanyuranye. Nyamara nubwo iyi ndwara iteye ubwoba, ubushakashatsi bwerekana ko hari ibiryo byagufasha guhangana na kanseri, ndetse bimwe muri ibyo abaganga bakaba basaba abamaze kuyirwara kubirya mu rwego rwo kurinda ko ikomeza gukura. Ibiryo byagufasha guhangana na kanseri harimo nk'imboga rwatsi. Izi mboga ni izingiro ry'ifunguro ryuzuye kuko ari isoko ya vitamine, imyunyungugu isohora uburozi mu mubiri, gusa zikaba zidafite kalori nyinshi, ibinure, sodiyumu n'ibindi byangiza. Muri zo twavugamo imbwija, epinari, dodo, zikaba zifite isoko ya vitamine C, beta karoteni, byose bikaba bizwiho guhangana no kurwanya kanseri. Imboga rwatsi kandi zirimo glycosinate, bikaba ibinyabutabire bituma uturemangingo tubyara kanseri dupfa, bityo kurindwa kanseri bigakomeza. Ni byiza ko buri funguro ryo ku manywa na nijoro hatabura izi mboga, ndetse unashoboye wazirya zonyine, by'umwihariko kunywa umutobe wazikuyemo ni byiza ku basanzwe barwaye kanseri. Imboga zo mu bwoko bw'amashu. Amashu n'izindi mboga zo muri ubu bwoko zica mu buryo bwihuse uturemangingo dutera kanseri. Zikungahaye kuri vitamine C, ndetse nyinshi muri zo zirimo glutathione izwiho mu guhangana na kanseri cyane. Tuzisangamo kandi ikinyabutabire cyitwa zeaxanthin, kikaba kizwiho guhangana no kurinda kanseri. Ikindi kandi ni uko izi mboga zirimo sulfane na indole, byose bikaba ibinyabutabire birwanya uburozi mu mubiri. Si ibyo gusa kuko binarinda uturemangingo fatizo DNA zo mu mubiri wacu. Mu kubirya ushobora gushyiramo ibitunguru, beterave, karoti cyangwa pavuro, byose bizwiho guhangana na kanseri. Ikindi harimo inkeri. Inkeri mu moko yazo yose, zaba izitukura, izirabura ndetse n'andi moko yose yazo, ni isoko nziza y'ibirwanya uburozi bwo mu mubiri, ndetse ziza ku isonga zifitiye vitamine A, C ndetse na garlic acid izwiho kurwanya imiyege na bagiteri no kongerera ubudahangarwa umubiri imbaraga. Zisangamo kandi n'ibindi binyabutabire binyuranye nka phenol, zeaxanthine, lycopene, luteine, byose bikaba birinda umubiri. Imboga n'imbuto bisa na oranje. Imboga n'imbuto bisa gutyo twavuga karoti, amacunga, indimu, ibijumba bimwe na bimwe na poivro zimwe. Ibi byose bikaba bikungahaye kuri carotenoide, bikaba ibinyabutabire birimo alpha karoteni, beta karoteni, byose bikaba bikomoka kuri vitamine A. Ikinyabutabire cy'ingenzi hano ni beta karoteni, izwiho kongera ubudahangarwa ndetse no gusohora uburozi mu mubiri, kurinda umwijima, kurwanya kanseri y'uruhu, amaso n'ibindi bice by'umubiri. Ibyo dukoresha nk'ibirungo, icyo twaheraho ni ikinzari. Ikinzari ni isoko nziza ya curcuma izwiho kurwanya ubunini bw'aho kanseri yafashe no kurwanya kanseri y'ibere ndetse n'iyo mu mara. Si iyo gusa kuko ikinzari kinarwanya kubyimbirwa. Si ikinzari gusa kuko muri iri tsinda harimo tangawize, tungurusumu, umwenya, urusenda ndetse na thyme. Ibi byose bizwiho gusohora uburozi mu mubiri
ndetse no kurwanya kanseri zinyuranye. Inyama z'umwimerere ni izi zikomoka ku matungo yorowe gakondo, mu yandi magambo ataragaburiwe ibiva mu nganda cyangwa ari ibituburano. Gusa inziza ni iz'umwijima w'inka hamwe n'uw'inkoko. Izi nyama zikungahaye kuri vitamine B12 na poroteyine, bikaba bifatanya no kongerera umwijima wacu ingufu zo gusohora uburozi mu mubiri ndetse no kuwusukura, cyane cyane amaraso n'urwungano ngogozi. Si ibyo byonyine kuko izi nyama zinakize kuri seleniyumu, zinke, byose bizwiho guhangana na kanseri. Ikindi hari ikivuguto cyangwa amata y'inka. Ikivuguto aho gitandukaniye n'inshyushyu ni uko cyo kiba kirimo bagiteri zituma gihinduka gutyo. Izo bagiteri ntacyo zitwara, ahubwo ni porobiyotike zituma bagiteri nziza zo mu mubiri wacu ziguma ku gipimo cyo hejuru. Ibi bikatwongerera ubudahangarwa. Hejuru ya 80% y'abasirikare b'umubiri baba mu nzira y'igogorwa. Niyo mpamvu kongera porobiyotike mu mubiri bifasha kurwanya kanseri no gusana uturemangingo twangiritse. Bimwe muri byo twavuga ikivuguto ndetse na yogati. Gusa bikaba byiza bitanyuzwe mu nganda kandi akaba ari amata y'inka itaratewe imiti. Ikindi hari utubuto. Utubuto tuvugwa hano ni twa tubuto dukurwa mu bindi akaba ari two turibwa. Utu tubuto dukungahaye kuri fibre ndetse na omega 3. Aha twavugamo sezame, ibihwagari, ubunyobwa mu moko yose, inzuzi z'ibihaza. Kuturya kuri buri funguro, cyane cyane hagati y'amafunguro, bizongerera umubiri ingufu zo guhangana na kanseri. Amavuta atarabanje gutunganywa kuvuga hano ni ukunyuzwa mu ruganda rukongeramo hydrogeni kugira ngo ibinure biyarimo bibe byuzuye. Ibi rero biyangiriza intungamubiri, bikaba byanatera uburozi umubiri. Amavuta rero avugwa hano ni amavuta ya elayo, amavuta ya kokonati ndetse n'aya flax. Ni meza ku mikorere y'ubwonko, dore ko 60% by'urwungano rw'imyakura y'ubwonko, urutirigongo n'uturandaryi bigizwe n'ibinure. Si ibyo gusa kuko aya mavuta anarimo ibinure bya omega 3 bifasha umubiri n'uturemangingo kongera ingufu ndetse no kwiyuburura. Ikindi hari ibihumyo. Mu moko yabyo anyuranye bigira umumaro, dore ko harimo amoko arenga 100 yabyo. Kuva na kera bikoreshwa mu kurwanya kanseri kuko bifite muri byo ingufu zo kongerera imbaraga ubudahangarwa bw'umubiri. Gusa mbere yo kubiteka banza umenye neza ko ubwoko wasaruye buribwa, dore ko habaho imiyege itaribwa. Ikindi hari verite. Mbere y'uko kanseri kwica, ibanza kwangiza uturemangingo twegereye aho yafashe buhoro buhoro, ikagenda ikwirakwira mu mubiri, ari nako yangiza imiyoboro y'amaraso, amaherezo bikabyara urupfu. Icyayi cya verite kizwiho kuba gikungahaye kuri epigalokatine 3, kikaba ikinyabutabire kibuza kanseri gukwirakwira ndetse no kwangiza umubiri. Icyo twasorezaho hari amafi. Amafi twita aya gakondo ni ukuvuga aba mu mazi atemba, atungwa n'udusimba n'ibyatsi byo mu mazi, ndetse by'umwihariko atari manini cyane. Aha twavugamo tilapia, makeri, salmona ndetse na saradine. Ni isoko nziza ya bya binure bya omega 3 bizwiho kurwanya kubyimbirwa no kongerera ingufu ubudahangarwa. Ibi bituma aya mafi aba ingenzi mu kurwanya kanseri ndetse no kongerera ingufu imiti ivura kanseri. Ndagushimiye cyane rero, tuzakomeza ubutaha tugenda turebera hamwe n'ibindi bigiye bitandukanye. Iyi sheni yacu ya YouTube igenda igutegurira umunsi ku munsi.